ni iby'agaciro, ni ibintu byiza cyane, ni ibintu umuntu agomba agushima cyane kuba wafashe umwanya wawe ukavuga uti reka nkurikirane gahunda za Moato TV. Nibyo ni byiza cyane, wakoze cyane rwose. Hanyuma njye nitwa Itangishaka Heri Kimanetsi, twinjiye mu magambo y'ubwenge. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo y'ubwenge y'umumama ukomeye cyane, umumama wubatse amateka kuri iyi si y'abazima, umumama ukomeye cyane. Wahita wibaza uti se ninde? Yitwa Elizabeth, yavutse kuwa 21 Amata mu 1926, avukira i London mu Bwongereza. Amazina ye yuzuye ni Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Yari umwana wa King George na Queen Elizabeth cyangwa se the Queen Mother. Yakuze ari umukobwa wicisha bugufi, wubaha kandi ukunda inshingano. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, ni ukuvuga mu 1939 kugeza mu 1945, Elizabeth yari umukobwa muto ariko yagize uruhare rukomeye mu guha abaturage icyizere. Yigeze gukorera ingabo z'Abongereza aho yigaga gutwara imodoka no gukora imirimo ya gisirikare. Uyu Elizabeth yashakanye na Prince Philip of Grace and Denmark kuwa 20 Ugushyingo mu 1947. Bari babanye imyaka irenga 73 kugeza Philip apfuye ejo bundi muri 2021. Aba bombi babyaranye abana 4. Umwana umwe bamwitaga Charles, King Charles wa gatatu, undi yitwaga Anne Princess Royal, undi akitwa Andre Duke of York, undi akitwa Edward Earl of Wessex. Uyu nguyu nawe yari umwana we wa 4. Yabaye umwamikazi kuwa 6 Gashyantare mu 1952. Amaze gupfa se King George wa gatandatu yimitswe ku mugaragaro mu 1953 afite imyaka 26 yonyine, imyaka 26 gusa. Yabaye umuyobozi w'Ubwongereza n'ibihugu byinshi bikomoka kuri Commonwealth birimo Canada, Australia, New Zealand n'ibindi bisaga 50. Yari umuyobozi wicisha bugufi, utajya yivanga mu bikorwa bya politiki, ariko akagira ijambo rikomeye mu kuyobora igihugu mu mahoro. Yabaye umwamikazi wamaze igihe kirekire cyane mu mateka y'Ubwongereza ku butegetsi, imyaka 70 ku ngoma. Imyaka 70 yose yoboye ni imyaka myinshi cyane. Yabonetse mu bihe bikomeye by'amateka birimo impinduka mu bukungu n'iterambere, ibibazo bya politike, guhinduka k'ubwami mu gihe cya none aribyo bita modern monarchy. Uyu nguyu rero Elizabeth yapfuye tariki 8 Nzeri muri 2022, afite imyaka 96 y'amavuko. Yapfira i Bamura Castro muri Scotland. Yasimbuwe n'umuhungu we King Charles wa gatatu, kugira ngo nabibabwiye ko nawe yari umwana we rwose. Uyu rero yasigiye isi isomo rikomeye cyane cyane, arimo kwihangana no gukorera abandi, kuba intangarugero mu miyoborere, gukunda igihugu n'abantu bose, no gucisha bugufi mu butegetsi bukomeye. Hari ijambo yakundaga kuvuga, abantu bose nabashishikariza namwe kujya amuvuga cyangwa se kujya amugenderaho. Yakundaga kuvuga ati I have to be seen to be believed, ngomba kugaragara kugira ngo abantu banyizere. Nawe jya ugerageza ugaragare kugira ngo
ngo abantu bakwizere. Munyemerere twute cyane mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Queen Elizabeth wa kabiri, yigeze kuvuga ati grief is the price we pay for love, cyangwa se agahinda ni igiciro twishyura kubera urukundo. Elizabeth yigeze no kuvuga ati ni byiza kwibuka ko akenshi ari intambwe nto atari zo zicumbagira cyane, ahubwo zizana impinduka zirambye. Burya ngo intambwe nto nizo zishobora kuzana impinduka zirambye, mu gihe za ntambwe ndende cyangwa se urwa rugendo rurerure rushobora kuzana impinduka zitazaramba. Yigeze kuvuga ati when peace comes remember it will be for us the children of today to make the world of tomorrow a better and happy place. Ati igihe amahoro azaza tuzibuke ko ari twe abana b'uyu munsi tugomba kubaka isi y'ejo izaba nziza kandi irimo ibyishimo. Yagaragazaga icyizere mu rubyiruko no mu mahoro. Elizabeth yigeze no kuvuga ati let us not take ourselves too seriously, none of us has a monopoly of wisdom. Ntitwifate nk'abanyabwenge cyane, nta n'umwe muri twe ufite ubukungu bw'ubwenge wenyine. Elizabeth rwose yatangaga amagambo meza cyane yubaka. Yigeze no kuvuga ati it has always been easy to hate and destroy, to build and to cherish is much more difficult. Ati kwangiza no kwanga biroroshye, kubaka no gukunda nibyo bigora. Uwo ni Elizabeth mu magambo yose yavuze. Munyemerere nsoreze kuri iri. Yigeze kuvuga ati over the years those who have seemed to me to be the most happy, contented and fulfilled have always been the people who have lived the most outgoing and unselfish lives. Ati mu myaka myinshi ishize abantu nabonye banezerewe cyane n'abagiye babaho ubuzima butarangwa n'ubwikunde, yibandaga ku gaciro ko gufasha abandi no kuba inyangamugayo. Ngayo guko yitwa Queen Elizabeth wa kabiri, Imana imuhe iruko aridashira. Ariko nje ndabashimiye cyane kubw'umwanya mwampaye, mwakoze cyane kutwumva. Ahangaha ni kuri Moto TV, ushobora kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose zitandukanye, ni ukuvuga kuri Facebook, kuri Twitter, cyangwa se ubu ngubu yahindutse X, ukaba wadusanga no kuri TikTok. Aho hose twitwa Moto TV. Ngaho mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Bye bye.